Yesu nashimwe, Yesu kandi ahimbazwe cyane, Imana y'amahoro iguhe umugisha, ndagusuhuje cyane kandi nkwifurije ibihe byiza. Njye ugusuhuza nitwa Emmanuel Twishimire, imbere ya kamera ya Zamara TV muri kuhabona umumama, si ubwa mbere tumwakire kuri Zamara TV, arimo umwuka w'Imana, ajya akoreshwa n'Imana, akavugishwa n'Imana. Uyu munsi rero tugiye gutangira tumusuhuza, dusuhuze, yongera twibutse, none namara kutwibutsa atubwire icyo Imana imutumye kuri Zamara TV. Muraho neza mubyeyi? Muraho. Amahoro y'Imana bane nawe. Yego umwami Yesu ahimbazwe. Amen. Uwo turi kuvugana bamwita Nitwa Silivani yahasangwe neza, umenyereye ku izina rya Mukagana Yesu, umukozi w'Imana isumba byose, uteranira mu Gatenga. mu Gatenga hariyo amacaci, amatorero n'amadini menshi. Usengera muri ihe caci cya iredini? Neranira muri ADPR mu Gatenga, paruwase Gatenga, umudugudu Gatenga. Ubwo ni ku itorero rya Gatenga muri ADPR. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Watangira udusengera none ukabona gutangira ikiganiro cyangwa se inyigisho y'uyu munsi umwami yashyize ku mutima wawe. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana y'amahoro, Imana y'inyacyubahiro, Imana idukunda cyane, turagushimiye amasaha nk'aya ngaya wabanye natwe mu minsi yatambutse, urwana intambara z'uburyo butandukanye. Twongeye kugaruka mwami imbere yawe gutambutsa ikiganiro ku bari hafi n'abari kure, izina ryo rihabwa icyubahiro. Turagushimiye rero, imbaraga z'ijuru zongere kubana natwe, umwuka urabane natwe kandi utugotesha umucyo wawe. Abantu bose bazakurikirana ijambo ryawe, uzabahe gushobozwa nawe gushyira mu bikorwa icyo ribasaba. Urakoze bana natwe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Uyu munsi Imana yashize iki ku mutima wawe? Ikaze na karibu. Murakoze. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Amahoro y'Imana aganze mu mitima y'abadukurikiye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Imana imaze iminsi ishyize ku mutima. Ni ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo higura imihigo yawe nk'uko wayihize, kuko ijoro wari bupfemo hapfuye undi. Higura imihigo yawe nk'uko wayihize, kuko ijoro wari gupfamo wari bupfemo burya hapfuye undi. wowe ntiwapfuye kuko Imana yatanze igitambo. Buriya ijoro umuntu yari bupfemo, ndaguha urugero, hari ijoro Morodekayi yari bupfemo. Haleluya. Kubera ko Hamani yaramugambaniye, yaramugenje. Amagambo yo muri Bibiliya ajya adufasha cyane. Abayuda nabo bari kugendana na Morodekayi, ari ku ijoro Morodekayi n'abayuda bari gupfamo. Ntago bapfuyemo, Hamani yaragiye. Mu by'ukuri igiti cyari kumanikwaho abayuda cyamanitsweho Hamani yaragiye. Ni ukuvuga ngo buriya nawe hari ibyari bukwice wowe udukurikiranye, ariko Imana igukingira ikibaba. Hari ibyapfuye mu kigwi cyawe. Hanyuma Yesu yapfuye mu kigwi cya benshi kugira ngo tubashe gukira, dukizwe, dukorere Imana. Imana yacu nishimwe. Ijoro Yesu yapfagamo hari gupfa biriya bisambo bari bamanitse ku musaraba. Baraba yarabohowe ava ku musaraba, Yesu arapfa. Urumva se weho ijoro wari bupfemo hatarapfuye undi? Ijoro wari bupfemo ntago wapfuye. Wowe udukurikiranye, wowe uri gutega amatwi ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, ijoro wari bupfemo ntago wapfuye n'ukuri. Kandi byari bukwice byari bihari, ibyaguhigaga byari bihari, ariko kuko Yesu yakubereye igitambo cy'ukuri, haleluya, ntago wapfuye. Niyo mpamvu ukwiye guhigura imihigo wahize, ugakora icyo wemereye Imana kuyikorera. Kubera ko muri iyi minsi abantu bari mu mwenda Imana, hari ibyo bagiye basengera Imana ikabisubiza, barangiza bakishyirira agati mu ryinyo. Ariko nashakaga kubibutsa ngo umuntu wese ahigura umuhigo nk'uko yawuhize, kuko ijoro yari bupfemo
hapfuye undi. Reka dusome ijambo ry'Imana riri hano mu Bacamanza, ni igice cya 11, turahera ku murongo wa 30, ngo nuko Yefuta ahiga Uwiteka umuhigo ati, nungabiza Abamoni ngatabaruka amahoro mvuye kubatsinda, ikizabanza gusohoka imbere y'umuryango w'inzu yanjye kunsanganira kizaba icy'Uwiteka, nanjye nzagitangaho igitambo cyo koswa. Imana yacu tugirire neza. Uyu mukozi w'Imana Yefuta ndamukunda cyane. Mu muhigo yahize, uzakomeza usome iki gice, ntago twasoma, turavuga ufite Bibiliya azakomeza asome iki gice. Yefuta ngo hari urugamba rwariho rwo kurwana n'Abamoni. Abamoni byarakomeye, Abisiraheli barwana bagatsindwa, ariko ngo Yefuta ajya imbere y'Uwiteka asenga Imana, nk'uko nawe ujya imbere y'Uwiteka ugasenga, nk'uko twese tujya dusenga Imana, dusengereye ibibazo tubona byarakomeye. Imana yacu idufashe cyane. Aravuga ngo Uwiteka nungirira neza nkatsinda Abamoni, aravuga ngo ikizasohoka mbere mu nzu yanjye kikaza kunsanganira mvuye ku rugamba ntabarutse amahoro. Haleluya. Aravuga ngo icyo ngicyo nzakigutambira. Yesu nashimwe. Hanyuma ntago Yefuta we yahize atazi ikizasohoka. Yefuta we yaravuze ngo wenda yaratunze ibintu byinshi, buri arafite n'abagaragu, ntago yitaye kuvuga ati wenda hasohoka umwana wanjye cyangwa hasohoka umugore. Ntago ibyo yabirebyeho, yarahize we gusa bitewe n'icyo yashakaga ko Uwiteka amukemurira. Imana irangije rero imujya imbere, ararwana aratsinda. Atashye twihuse ngo umukobwa we ngo yarasohotse aza kumusanganira, ngo Yefuta bimutera umubabaro, ariko arangije yibuka ko yavuze. Nawe ushobora kuba waravuze, ushobora kuba warahize. Imana yacu tugirire neza. Hanyuma Yefuta ngo aza kubiganiriza umwana, aramubwira ngo niba ari uko bimeze, haleluya, aramubwira ngo mpigihe cy'amezi 2 gusa ngende ndirira ubukumi bwanjye, kuntambuka mpigurira Uwiteka ntacyo bitwaye. Hari ikibazo ku bantu bahiga umuhigo, ngo Mana nungirira neza ukankura mu bukene, nzita ku bakene bazaba basigaye inyuma. Imana yamugirira neza bwa bukene yabumukuramo, agahita yibagirwa icyo yavugize ku Mana. Iyi minsi turimo ni iminsi igoye abagenzi, ni iminsi ikomeye, ariko reka nkubwire wowe ufite umuhigo natumwe ku banyamihigo. Umuntu ufite umuhigo yahigiye Imana nawuhigure, kuko burya ijoro yari bupfemo hapfuye undi. Yefuta yari kugwa ku rugamba, ariko Imana imugabiza Abamoni. Igihe Yefuta we yari gupfa hapfuye Abamoni, aratabarwa. Imana nishimwe. Ngo nuko Yefuta wa mukobwa yamuhaye igihe cyo kujya kwitunganya nyine ngo aririre ubukumi bwe, aragaruka Yefuta higura umuhigo. Kandi uriya mwana Bibiri tubwira ko yari ikinege. Imana yacu tugire neza. Wowe icyo wahize ni ikihe? Turi kugera ku musozo. Higura umuhigo wahize. Warahize, kandi ikindi gihe nacyo ushobora kongera guhiga. None se kari umwenda wahize ku Uwiteka uzawukozamo iki? Reka nkubwire wowe udukurikiranye, higura imihigo yawe wahize, kuko igihe wari bupfe hapfuyemo undi. Kandi iyo wavuze ujye unashobora gukurikirana icyo wavuze, ukibuke ugishyire mu bikorwa. Ni ukuri Imana yacu igitegera amatwi ibyo tuvuze, ibituvuye mu kanwa turi imbere yayo. Wowe rero wahize umuhigo ukaba utarawuhigura, higura umuhigo vuba. Imana yacu tugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Wowe udukurikiranye, wowe uri bufungure kuri yicano ukumva ijambo ry'Imana, wowe uri kunda wisuzume urebe uvuge ngo mbese icyo nahize naragihiguye. Tubonye urugero rwiza kuri uyu mugabo Yefuta, yaduhaye urugero rwiza, kandi byanditswe byandikiwe kutwigisha. Aragenda arahigura, ntago yisubiyeho avuge ngo kubera ko nahize ngo none hasohotse umwana, ngo kandi Imana uyu mwana ndumva mukunze, ngo ntago nyimuhigwe, ngo ahubwo mbabarira mpigure ihene cyangwa intama. Oya, yahiguye nk'uko yawuhize. Imana yacu tugirire neza. Turakurarikira kwegera Imana. Mbese ntufite imihigo?
ntiwahize mbese warahiguye mbese nugera mu bindi bibazo umuntu ahiga kubera ko hari ibikomeye abona atabasha kwirwaniriramo intambara yari yaranze kurangira ariko ahize Imana yavaterekanye porera icyo abivugiye Imana rero hari ibyo yakoze kuri wowe ariko uterera agati mu ryinyo oya higura imihigo wahize kuko ijoro wari bupfemo hapfuye undi Imana yacu idufashe cyane reka dusenga Imana data wa twese uri mu ijoro izina ryawe nirihabwa icyubahiro kubera ko uri umucyo utari umwijima aya masaha tubwiye abantu icyo watubwiye nyemerera umwuka wawe wera agere ku mitima yabo kandi umuntu wese umwibutse kubibagiwe imihigo bongere bibuke Imana yacu wongere ubibutse uburyo wabarwaniriye intambara uburyo wabatsindiye bari bageze aho gutsindwa uburyo wabatabaye uburyo wabarokoye uburyo wabaremeye ibitangaza mwami abageze mu gahujya bibagiwe turasenze ngo iri sengesho ribashe kubibutsa ribagere ku mitima baguye babyuke abayobye bayoboke inzira yo kwera no gukiranuka bashisha umuntu wese wagize icyo ahigira imbere yawe mubashishe guhigura Mana kuko iki ni igihe cyo guhigura umuntu akava mu mwenda urakoze Yesu ngo bashyigikire kandi umuntu wese uzumvira ijambo rizamufashe rizamubyutse rizamukure mu ntege nke rimushyire mu mbaraga izina ryo nirihabwa icyubahiro none n'iteka ryose Yesu amen.